bakunzi ba The Reflection Show twongeye twagarutse nanone ni muri Store Box muracyari kumwe nanjye vaidehi kumwe na imvikana ni isma papi muhinda. Papi twongeye twagarutse kuri uyu munsi wa none rero tubafitiye byinshi cyane ko tuvuye muri weekend noneho tumeze fresh ubu ngubu mbese ibintu byose ni sawa mutega amatwi kandi mukomeze mudukurikirane hano tubagezeho byinshi twabazaniye kuri uyu munsi. Vaidehi imvikana kanongeye ni furiza abantu bose bihe byiza bakunzi none ba Store Box nk'isanzwe kudukurikirana baciye ku mbuga zacu nkoranyambaga mbashimire muri minsi bakunze kudukurikirana mwe hariko rero mu Rwanda ni byinshi Store Box dereka bara makuru menshi atandukanye tazo guhera mu gihugu cy'u Rwanda n'umunyarwanda kazi ariko ari mu gihugu cya Kenya ubu ngubu bamwita uyu nguyu bamwita Makeda Vanessa uyu nguyu uyu munyarwanda kazi numwe mu banyarwanda bazwi cyane mu kwemusinga cyangwa se mu ko yayobora ibirori uyu Makeda nawe kuri ngo akaba yaturanjwe cyangwa se yagiye muri bamwe bazabayobora kuyobora iyo bita East African Got Talent izabera mu gihugu cya Kenya cyane ko ibihugu mu Rwanda ibihugu nka Kenya Uganda ndetse na Tanzania bizabirimo hari mu gihugu cya Kenya uyu munyarwanda rero wamenyerewe cyane ku mateleviziyo atandukanye hano mu Rwanda nka CNBC Africa ndetse cyane ko yaje kuri televiziyo avuye kuri televiziyo imwe yo mu Rwanda bita Flash TV Contact FM ndetse na Flash na Contact TV cyane ko uyu munyarwanda none ikindi kintu abantu bamuziho nanone no mumwe mu banyarwanda kazi baba MC cyangwa se bashyira rugamba bakoresheje ururimi rw'icyongereza banabizi cyane so Makeda rero ari mu gihugu cya Kenya harimo kubera East African Got Talent nawe akari mu bazaba bari mu judges cyangwa se abajyanye no kuba bakora ibirori bitandukanye ndayobora ndetse na judginga ibindi rero wamenye nuko hano muri East African Got Talent vava hari abantu saga 120 bose bamaze kuba babaromide cyangwa se bazaba muri bazabitabiriye abanyarwanda bariyo abanyakenya abatanzania ndetse n'abaganda East African yose muri makiri cyane rwose igihugu cy'u Burundi cyane ko no mwaka utanu bashaka kuzaba bariyo nabo nanone hano muri Tanzania biracyavugwa rero hano Diamond niba navuga n'umuryango we wose barayoboye nibo bayoboye ahangaha muri Tanzania aho tubona ko ara dufite Zari papi agira umunwa mbese we aravuga mbese the boss lady we aravuga ikimujemo cyose asasa inzobe nicyo bita gusasa inzobe Zari rero ahangaha yavuze ati arimo kubaza Wasafi ese ntago mushobora kuvuga mutazanye imizina ryanjye usiko wagira ngo nabaye nka oxygene yanyu nahari ntimwahumeka niko yabajije kugira ngo social media zaziko nuko Zari yazamuhumeka wibaza nayo magambo ariko ahangaha naho yari yaranze ko Diamond azageza kureba abana be hama bigiye bikubitamo ko Tanasha nawe yavuze ngo arashaka kureba abana atabo bana ni inzira karengane ntabwo bo babizi ibyo byabaye byose ntago bibareba nta nubwo bazi ikipe Rwanda ninde rero ndifuza kureba abo bana Zari nawe ati reka shwida yababereye ibamba umwita bamporiki rero bamporiki muramuzi cyane n'umwe mu bayobozi mu gihugu cy'u Rwanda cyane ko azwi mu itorero ry'u Rwanda yagaragaye muri filime bita Umutomo ino filime yakinnye n'abanyarwanda batandukanye yaje kugaragamo ino nkuru rero ndetse no mino filime mbarankuru cyane ko ngo bavuga ko iyi filime izaba ari filime mbarankuru iza bita Umutomo nyine abantu batera imitomo cyane abantu bamukunda hirya ndaza kubabwira nawe urabikora ariko papi ntago nkitera imitomo ntago nkitera imitomo rero bamporiki rero ku nshuro ya kabiri ikigarazabera filime yiswe Umutoma izarimo gukinwamo abakinnyi ba filime batandukanye mo n'umugabo wita Edouard Bamporiki ndetse azaba ari kumwe n'abandi basore batandukanye bazwi cyane gukina amafilime nko bita Musi Eve n'undi bita Richard nawe azaba habaye nguye cyane ko bazabimo kugira filime filime yo mu Rwanda none uno Mutoma rero shaka kuzamurika muri cyumweru gitaha Bamporiki rero mvuga mu kimimena azaba habaye urumva ko ibi bintu birimo imbaraga nyinshi ibi bintu rwose ni hatari ibintu byoroshye rwose ariko kandi nanone hari inkuru narimo gusoma kanya y'umwe mu bahanzi bo muri Tanzania bita Ben Paul ni umuhanzi ukomeye cyane nanone hano cya Tanzania uzwi cyane mu ndimi zitandukanye cyane ko yize no kurimbana na North hano mu Rwanda Ben Paul yaje gutangaza ko kuri amenyesha ku rukuta rwa Instagram avuga ko yihanije ndetse anatanashaka abantu bose baba muteretera umugore cyane ko byavuzwe bivuga ko ushaka kuba ngo Ben Paul atarimo guterwa n'umugore gusa yaje gutangaza ko ariko n'umugore binishimanye anatunga gatoki umuhanzi bita Calligraphy ndetse n'umuhanzi bita Harmonize uko no kubaha gasopo ati mungeka kunteretera umugore mwabagabo mwe ije ntabwo birimo kuvamo neza cyane umuhanzi rero yaje no gutangaza ko amenye neza n'umugore amagambo avuga ati uyu ni umugore ubyuka mu gitondo akakuzanira icyayi uryamye ni umugore ujya no kumutaka muri dushu gasanga amazi
Arashyushye. ibintu byose yani avuga ati nta sinzi abantu bashaka kuba badutereza cyangwa se baduteranya n'umugore wanjye kandi mukuri aramukunda. Ego papi rero ahangaha dufite indi nkuru isa nkaho ariko inkuru nk'izi ngizi zirambabaza papi. Ahangaha naho tubona ko abakobwa babiri bazwi cyane, Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o akaba ari umugore w'umunyafrika wirabura cyane cyane, bivugwa ko ari umuntu ariwe muntu wa mbere mbese nyabikubwira ariko ati nariyangaga bimwe bikomeye cyane muri Wakanda ndakeka. Yego shuwa yararimo aba muri rero muri Bollywood. Uyu mugore rero bikaba bivugwa ko ari mu rukundo n'undi mukobwa bita Janelle Monáe. Lesbians. Urumva ko babaye aba lesbian. Ukuntu Lupita Nyong'o namukundaga papi nababaye cyane. Ahangaha rero ni nyuma yuko bagaragaye babyina imbyino babyinaga mu by'ukuri. Bagaragaye babyina bari kumwe bafatanye bagira bate nyuma bajya muri after party mbese ni pete kidole. Uyu nguyu rero Janelle akaba yaramaze iminsi mike cyane atandukanye n'umukunzi we bari bamaranye igihe kitari gitoya. Nyuma yuko batandukanye rero yongeye kwihuza n'uwo bita Lupita Nyong'o. Ntago byoroshye. Ntago byoroshye papi. Abakobwa baramuzi cyane abantu bakunda umupira. Bamwita Kinsey Wolanski. Mvuga amazina y'ahandi hano kabisa muramuzi cyane uyu mukobwa. Yagaragaye cyane kuri Champions League ya Tottenham Hotspur ndetse n'ikipe ya Liverpool. Ajya mu kibuga ku mukino wanyu bajya mu kibuga yambaye ubusa. None ejo bundi muri weekend ishize mu gihe habaga final ya Copa America yongeye kugaragara mu kibuga none ashaka kugenda nayo yambaye musa uko polisi yaje kuza kumuhagarika gusa yaje kubazwa n'itangazamakuru ryara mu gihugu cya Brazil. Baramubaza ati se niye mpamvu ujye mu kibuga wambaye ubusa cyane avuga ati iyo byara mu kibuga abafollowers ubona cyangwa se banakurikirana bashaka kureba umukobwa wagiye mu kibuga wambaye ubusa baba benshi cyane. Kuri Instagram ye yarafite 125 kurunga amaze kugira 178 kwera ko igiye ku kibuga yambaye ubusa. Uko so gushaka abafollowers nyine n'amafaranga ari menshi cyane kuri social media. Akora n'abagenzi batandukanye muri iki gihugu cya Brazil cyane ko banagaragara no mu makino itandukanye. Iri mukino rero wa Copa America aho Brazil ahoraga n'igihugu cya Peru bakundaga ko bagira gute bari kuba bakora byinshi bitandukanye. Akaba yanagaragaye nyine mu kibuga anagaragaza ko ashaka kuba yayishakira followers agenda yambaye ubusa. Nagaba byoroshye ariko arambwiye ngo amakipe n'umugara ngo yarakomeje kuri finali ariko papi Algeria na Senegal. Urabizi kompera ntago ndebaho. Ni utarebaho. Urabizi ntago ndebaho rwose. Utwo nagaruye utuntu twanjye. Papi njyewe ahubwo ahantu nagarutse nahangaha. Uyu ni umcomedian kwanza ni African Queen muri comedy ni uyoboye. She's a queen ninja. Namukunda cyane by the way kankongereho. Ahirya rero mu baturanyi muri Uganda Anne Kansime yongeye kugaruka. Turamuzi cyane nk'umukomedie ukomeye cyane muri Afrika ku buryo ibihangano bye bimaze no kugera hanze ahenshi cyane akunze kujya akora ibitaramo bitandukanye. Rero ejo bundi ahangaha aherutse gusohora indirimbo. Ni umukomedie ariko uzi kuririmba. Uzarebe niyo akoze ibitaramo bye akunda kubanza akarimbo cyangwa agasozana n'akarimbo. Rero yashyize hanze indirimbo ye yise Humura. Humura mushobora kumva ari ikinyarwanda ariko yavuze ngo uru ni ururimi rwanjye rwita urukiga. Muri Uganda ubundi bakunze kugira hari ukuntu bijya gusa hafi no majaruguru. Yasohoye rero akaririmbo bita Humura. Akarimbo rero akavuze ati yagatuye abakunzi be bose aba ninja cyane ko abakunzi be bose abita ninjas. So akarimbo rero ngo yagatuye ninjas bose aho bari muri Afrika ndetse no hanze ya Afrika bose yakabatuye kavuga ngo relax. Bamwita uyu nguyu mwita Rip Song. Uyu nguyu ni umukomedian uzwi cyane mu gihugu cya Amerika w'umusaza w'imyaka 48. Yari tariki neje muri mundo weekend none turimo kurangiza yarangije bimvikana no weekend atarangije neza cyane ko yaje kwita Imana. Abakunzi ba comedian mu gihugu cya Amerika baje gutangaza ko bababajwe cyane n'umusaza w'imyaka 48 wamaje kwita Imana cyane ko yakunze kugira amakomedian atandukanye yewe ari kubukorana wita Kevin Hart muramuzi cyane muri comedians hari mu gihugu cya Amerika. Rero uno musaza w'imyaka 48 Rip Tony yaje kugaragaza nyine ko yarakunzwe cyane nyuma yuko yitabye Imana cyane ko arimo gushyingurwa mu mujyi wa Chicago ari naho akushaka kuno musaza yaravukiye. None kandi ikintu wamenya tujye kuri Ali Kelly vaidehi navuga ko ari trending story iri kuri isi bungu. Ali Kelly ni mu bahanzi bakomeye cyane hano mu gihugu cya Amerika ndetse akaba yaratangiye umuziki mu mwaka w'1986. Imyaka ni myinshi cyane. Yatangiye kugaragara kuri street mu mwaka w'1992 mu bahanzi bazwi cyane hano mu gihugu cya Amerika. Twaye ibikombe bitandukanye harimo nka Grammy
zisaga 3 hano za Billboard cyane ko ayagaragaye nanone kuri bita American Music Awards inshuro zisaga 6. Uyu muhanzi Ali Kelly rero yaje kugaragara yakunze kugaragaraho ibikorwa bitandukanye harimo no kuba ashinjwa kuba yafata abana ku ngufu ndetse no kwakinisha abana batoya badafite imyaka ko bakinishwa filime z'urukozasoni. Rero umwaka 2002 buramuze cyane yize ko hamwe ibyago cyangwa se ibirego bisaga 13 ndetse umwaka 2008 baza kwihanagurwaho. Umwaka 2019 tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi nibwo rero yaje kwihamwa neza ko uru rukiko ibi byasaga hafi 23 bivuga ko bimuhamwa bivuga ko byose bishobora ku mutwe we bavuga ko ashobora kuba yaragiye akoresha abana amafilime y'urukozasoni bitemewe n'amategeko akoresha ngo aburanga cyo kusha gatuna mugende n'abakozi be gatuna mugende ngarakaboreshe cyane Ali Kelly umuhanzi ukomeye cyane mu cy'Amerika ariko kariyeri ye babona bavuga ko irimo kurangira nabi bitewe nuko yagiye agaragara nabi cyane muri ruhando rwa muzika cyane ko uyu muhanzi no muhanzi wa mbere wa R&B ndetse na muri pop so wagaragaye cyangwa se winjize amafaranga menshi asirenga hafi miliyoni 75 z'amadolari ku ndirimbo. So nk'ibisanzwe rero reka twifurize nanone kugarukana amahoro y'Imana. Bera vaidehi hari abantu bavuga ngo abantu bakunda kubyina muziki turahuzi guys. So binaruhura umubiri by the way. Ega uraramo kumbona nkanjye udakora sport burya iyo nibyiniye burya biramfasha sport ngana gutyo kuntu kabeshya abantu. Twongeye twagarutse nanone hano ni muri Tanzania turimo turareba Simba mwenyewe Diamond Platnumz performance afite noneho muri uyu mwaka mbese ibintu ntihatari. Urabona muri July 29 ejo bundi ahangaha azaba ari Muleba ni muri Tanzania n'ubundi 21st azaba ari Tobola naho n'ubundi mu kigo cya Tanzania. Yep. Hama azahita ajya muri Uganda tariki 25 z'uku kwezi turimo kwa karindwi. Hama Mwanza nanone muri Tanzania azaba ariyo tariki 27 z'uku kwa karindwi. Hama Ibujumbura i Burundi azajyayo tariki 28. Hama Madagascar azajyayo tariki 30 z'ukwezi tariki 3 z'ukwezi kwa 8. Dodoma ahita asubira Dodoma urumva izo ngendo papi ahita asubira Dodoma azajya tariki 7 z'ukwa 8. Hama nanone yongere ajye One Africa muri August New York. Azongera asubire muri azajya New York mu kwa 8. Yep. Muri August n'ubundi mbwa azajya New York kuko itariki itaramenyekana. Tariki nagira amenyekana azajya New York akurumva ko azaba avuye Dodoma. Ego gahunda rafite. Hama mu Rwanda i Kigali azahagera tariki 17 August guys ntimuzabure. Simba azaba yahageze. Hama azongera ajye US tariki 31 August z'ukwa 8 nibwo azagera muri US. Hama azakomereza German tariki 7 z'ukwa 9. Hama agaruke Dar es Salaam tariki 5 z'ukwa 10. Uyu musore afite akazi kenshi. Hama ajye muri Canada Toronto tariki 11 October ubwo mu kwezi kwa 10 nanone. Hama ahita komereza muri Canada Montreal ahita tariki 12 z'ukwa 10 nanone. Akomereze Canada Edmonton tariki 13 urumva n'imisi 2 ikurikiranye. Afite ikihe kibazo mu jamake mu kwirukanka cyane? Ari kwirukanka cyane muri ku kwezi mbese uyu mwaka arashaka kubyaza umusaruro mwe biteye ubwo. Hama azahita agaruka muri Afrika nanone tariki 15 muri nyuma yaho azahita akomereza Dubai. Nava muri Afrika ahita ijya Dubai nanone. Ni hazanasoreza ndakeka? Oya azahita asoreza muri Guinea Bissau. Ubwo azasoreza tariki 7 December. Urumva ko azaba arangije umwaka ari mu kazi kose. So muri rusange Diamond Platnumz ni gahunda ifite uyu mwaka cyane ko kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa 12. Amwita rero uyu nguyu Spiderman tuzimitse tubabwira cyane kuri muri box office nk'ibisanzwe tugenda tunasoreza muri box office nacyo kiba kuvuga ati Spiderman imaze kuzamura intera cyane ko ino filme imaze kuba filme ya mbere imaze kwinjiza amafaranga menshi mu byumweru 2 cyane ko imaze kwinjiza nibura asaga miliyoni 178 z'amadolari mu gihugu cya Amerika ndetse international imaze kwinjiza hafi biliyoni 1 n'amafaranga n'ibice bitatu cyangwa se na miliyoni 300 z'amadolari y'abanyamerika. Iyo ino Far From Home cyangwa Spiderman Far From Home ni imwe mu mafilme cyane yo muri Marvel Studios Marvel yakunze kumenyekana cyane nanone izwi nk'umusore cyangwa se Tom Holland arimo mu bagaragara ino filme abantu baramuzi cyane bura nanjye ndamuzi cyane. Nanjye ariko turaziranye cyane yamuraze mwaranaho. Turanaherukana ejo bundi. None rero dusoze kino nkuru y'umugabo bita Jay-Z ndetse na Beyonce bagiye kugaragara muri bita bushe twabwiye kuri giwe ya filme bita Lion King
zaberimo gukinwamo n'umugore wa Jay-Z Beyonce baje kugaragara mu gihugu cy'Ubwongereza aho barimo kuyikora festival yabo derek izasohoka muri uko kwezi gutaha barimo kuyikora festival bavuga ko ino filime nayo mu mafilime akunzwe cyane azanakundwa cyane Beyonce azaba afite akantu kameze nka bakita ningwe mu Rwanda ningwe ari nakazajya sabe mfukana ko azamukunda ya Katayiga azafite Katayiga abantu bavuze ati se Beyonce gute wiyongoje ko Batayiga bavuga ati nibivuga n'ibintu gukina filime cyane amafilime ya cartoon cyane Beyonce arayumva cyane vaidehi dusoze mu kanya turaza gukomereza reka baze kwa dusanga tuhahurira mu kanya yari isma papi muhinda ari kumwe nanjye vaidehi